incamake kuri Love in the Air. Umugore wa Joshua ndi kumwiyegereza gake gake. Ubwo wageze ku mugore we nawe biroroshye kumugeraho. Bose rega nta numwe nzababarira, bose nzabarangiza. Uzi ko nta n'icyumweru yari amaze hano? Baza afite ibyamugenzaga. Ibyo ntabyo nzi, reka mubwire ibyo yambwiye. Nje yambwiye ngo yari yaje mu Rwanda kwibura kuko rwa mukuru. Kandi yambwiye ko icyamuzanye yagisoje. Ubwo niba yamaje kwihorera simbizi. Papa rero umukobwa arwaye kanseri. Kanseri? Yamuga rwose ntabwo bishoboka. Nta kimenyetso yigeze agaragaza. Ubu ikindi giteye ubwoba. Igihe yashigaje ku isi bisinze ku mezi 6. Kandi nabwo yitaweho neza. Ariko se ni ibiki muri kumpisha? Rana, nta mwaka nshigaje kuri iyi si. Kuko ndifuza kukubona mu bugore bwawe kandi umeze neza wishimye. Kwanza ngiye gufata uyu munsi wose. Burira mbonye boyfriend. Nubwa mbere nsabye ikintu, that's why nzakora igishoboka cyose. Ariko icyo kintu nkakiguha. Imana ni nziza pe. Noneho ndi kubasha kureba umusore mwiza nk'uyu nkamubona. Mata hagarara. Mata umeze ute se? Fresh. Rana, waje ryari se? Hashize nk'iminsi 5 yonyine uranzi se? Nese buri kubasha kundeba. Umva, ubu mvuye muri Germany kwivuza noneho ndareba neza. Ese ko wakomeje kumvugisha nkaho tuziranye? Ntago nzi se. Umva, ntago narivuza ariko ubu ndakumenya maze nanagukunze. Oya Rana, ntago uzi ko ndi umugabo? Yes, umugabo nyine w'inzozi zanjye. Ahubwo mpa n'agafoto. So, rero nitwara na 250 kuri IG, ubwo uzanyandikire bye bye. Shu umeze ute se? Umva, umukunzi namubonye. Mwereke se wirebere. Do. Wabonye? Ariko urabona ko nasa neza. Umva, uyu we nanamugwa. Nzanisiga amarange. Uzi ko ngo ari sheri wanjye Rana? Ntago bishoboka. Ari okay? Oya pe ntago bishoboka. Uyu nguyu ni sheri wanjye, reka nongere nkwereke neza urebe. Sushaka mbikubwira ngo uyu nguyu ni umugabo wanjye nabyo byo. Wapi pe ntago byakunda. Yesu we. Maze n'ubu ngubu agiye kuzana namubwiye aze mukwereke. Byanyabye se agiye kuza. Kubageze mu nzira. Mama we. Ahubwo n'ikindi utaruzi. Ngo kugira ngo papa amenye ko Joshua ankunda. Ngo tuzaba hano mu rugo. None se washatse umugabo udafite inzu? Uya nuko papa batabyumva ngo nagaba yizeye ko Joshua ngatanga nkuru. None se ko maze iminsi hano nkaba ntaramubona. Cha nyine ngo papa yari yamurakariye. None se papa yaramurakariye niwe waguteye kurwara? Nyine papa yari yamwirukanye ngo abagiye we. Ariko mukanya agiye kuza hano nyine. None se ko kagiye kuza hano? Ubwo nyine agiye kuza kundeba sinakubwiye ko tubana hano. Mana we ubuse kuko ndajya he? Undi sagumye hano ugiye kujya he? Erega wowe ntago wabyumva nyine urebye. Mumeze mutese? Mumeze neza. Rana. Reka mbaho umwanya muganire. Oya nta kibazo nawe guma hano. Nta kibitwaye. Icara nta kibazo tuganire. Yego murakoze. Yego man.
none se ko nta kintu uri kunangariza ngo ahantu uheruka kumubona ni ku kibuga cy'indege? Sawa rero nongera kumubona uzahita umbwira. Yego sawa. ngo iki ngo George yarwaye kanseri? Yewe mami, nanjye ntabwo ndabyakira neza. Yewe umwana ungana kuriya koko? None se ko indwara idatoranya? Ariko nibura nizere ko kanseri itaramurenga. Nyine icyo yambwiye nuko yayirwaye, ariko ntabwo yigeze ambwira niba bikaze. Yo, isi Imana imufashe ntazapfa akiri mutoya. Asubu koko George yarwaye kanseri we, ariko se kuki abeza aribo bahura n'ibibazo? Yewe ubanza hari Imana ibishaka kubajyana batarababara. Mba nyine mwana wanjye mubwire uzamube hafi nk'inshuti. Nzamuba hafi n'ukuri biriya bintu byambabaje. Reba nibwo yarakishakira umugabo, none reba ibimubayeho. None se basi wenda yaramutwitiye? Wapi, ubu nibwo yaragiye kumutwitira. Yo, ubu se kuki batinze cyane? Urabona nyine bakoze ubukwe batabipanze, bagira ngo nyine batabikora bahubutse. Aha, ndabyumva desi. Yewe nanjye ndishakira umugabo ntararwara. Ariko mwana wanjye urahinda we, wamanje ugasoza no kwiga, hari ikibazo? Sha mwinseka nimwe mutabimbwiye. Oya ngiye natunguwe ko numvaga George yarabikubwiye. Sha numvaga ari kumutera stress kandi n'urwo yari ariho rutari rumworoheye. Cyo kora nanone byabaye byihuse ntabwo twabitinda. Ariko se ubundi mwabitekerejeho gute? Ubu ntabwo mwahubutse. Oya ntabwo twahubutse. Sha umva ariko muranaberanye rata. Cyane rwose yo ntabwo tuzareka. Umva cyakoza byo muraberanye byatari. George nose kuri kurira nukuri humura turahari kubwawe. Wapi ntabwo nakizera ko ibi biri kubaho. Kuko ngiye gupfa. George ya nukuri ubivuga gutyo. Ibyo nturi kubivuga ukarushaho gushengura umutima wanjye. Joshua, ikintu nabwiye Rana nuko mbere yuko mfa nzabanza nkabona ubukwe bwe. Rana se afite umukunzi? Wapi nibwo ari kumushaka. Mbese Rana umukunzi waramubonye? Erega kuri iki gihe kubona umukunzi mu kanya gato mugahita munakora ubukwe ntago byakoroha. Ariko ibyo uri kuvuga nibyo. Ntabwo wabona umukunzi mu gihe gitoya ngo muhitemo n'abantu. Ariko mfite igitekerezo. Rana, ubwo wajyaga gushaka umukunzi bwa mbere, aho Imana yakwerekejeho. Erega umuntu nagezeho bwa mbere nta wundi dore n'uyu mugabo wawe. Ibyo ndabizi. Njye n'ubundi ndi mu bagenda. Mujye mumbara nk'udahari. Nuko mukundane mukora n'ubukwe. Wiki shaje ureka pe. Mana arimo aradukinisha aragira ngo yumvire ituva. Ntabwo ndi gukina ariko. Rana jyana George yagiye kuruhuka ntabwo ameze neza. George yatugenda bari ameze neza. Ego are you okay? Uri gutanga umugabo wawe ukunda? Njye nababwiye ngo ndi mu bagenda, ariko nabasabye akantu kamwe konyine muri ukanga kukankorera. Ariko ikintu uri gusaba uri kumva uburemere bwacyo. Joshua, uracyari muto, uracyafite urugendo rurerure. Kandi njye ntabwo twakomezanya urwo rugendo. Umunsi nipfira uzazana undi mugore. Niba hari ikintu mwamfasha mu gihe gito nsigaje kuri iyi si, ni ukubabona mwembi mwishimye kandi mukansezeranya yuko nimara kugenda muzaguma mwishimye. Rana, Joshua uzamubera umugore?